Turabasuhuje turabaramukije mwebwe mukunda inkuru tubagezaho ndetse n'ibiganiro binyura kuri no YouTube channel yitwa MK and Kamariza, ukagukanda subscribe kuri no channel ubundi ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Munyemerere inkuru yacu tuze kuyihera kuri filime y'umusore w'umunyabwenge nyuma y'uko ku munsi w'ejo mwategereje episode ya 8 ariko nibirangire ibagezeho. Saizi ngizi nagira ngo tubashe kubabwira yuko twabagejejeho episode ya 8 isotse mu kanya saa 12 n'igice. Abantu bari kuyireba cyane, bari kuyikunda cyane. Munyemerere rero ino episode ya 8 isa nkaho ari finale duse nk'uyiteraho de commentaire ubundi muze twongere tuganire mwebwe mukunda bino biganiro nizi nkuru zinyura kuno muyoboro mugari YouTube channel. Mwandika hasi muri comment ati ino filime ni nziza cyane, ubutumwa bwanyu ni ingenzi, turaza kubushingiraho tuza gukora bimwe mu bigize kino kiganiro. Kandi namwe mutarakanda subscribe mwuko ukanda ngufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Munyemerere inkuru yacu tuyitangirire ku mwana w'umuhungu witwa MK original nyirimitungo, aho amerewe nabi cyane, aho Marita yagize gutya akamugambanira akenda kumwica, ubundi barangiza bagakoresha cyusa akaza akamuhereza umuti umuhindura ikizezenge, umuhindura ikigo gutekereza ko kukaba gukeye. Ariko se mwaba muzi impamvu MK original no rugamba rw'urupfu rusimbutse baragerageje kumuhereza imiti myinshi kugira ngo barebe ko yakwitaba Imana, ariko bikarangira MK original atitabye Imana? Uriya mwana ni umuhanga, we ni umuhanga cyane. Ibyo byose ndaje tubirebere hamwe muri kino kiganiro twabategure tukabandikira, ubundi tukakinyuza kuri YouTube channel yitwa MK and Kamariza. Wowe icyo ngusaba ni kimwe gusa, ibuka gukanda subscribe turebe ko twakuzuza ibihumbi 100. Ni hatari kandi ni danje. Nimba ukunda ibiganiro byanjye nkugezaho, nawe turatumiwe uhaye ukaze kuri YouTube channel, ni wemerewe kuvaho atari wowe ubishatse. Rero nimba ugize amahirwe yo kubona kino kiganiro bwa mbere na mbere, ibuka kugisharinga nibura wenda abantu 5, ubundi ugishyire status yawe nawe urabashije kutumenyekanisha. Umuvandimwe witwa MK original yagize gutya, ubundi arangije aragenda yicara muri salo mu ruganiro, aho aba yicaranye n'akagashikike kitwa Keti mu rugamba rukomeye cyane mu ntambara y'amateka, mu mbunduro y'amagambo yuje ubwuzu n'ubumwe n'ubunyarwanda ndetse n'ububandi bukomeye cyane. Aho ngaho niho umuvandimwe witwa MK yari yicaye akomeje kwihindura cya kigo bwa bugoryi bwe, ubundi umugabo wa Marita aza kumureba azanye registre. Akihagera nibwo yaje ari kumwe n'umugabo witwa Demon. Bakihagera uwo mugabo yamuhereje registre, arangije aramubwira ati andika ahangaha uhasinye, nurangiza uhandike izina ryawe nabyo usinyire. MK original adatinze cyangwa se ngo azuyaje gufata iyo registre, ubundi yandika ibisabwa, arangije kwandika ibisabwa arabisinyira ndetse aranabibarura. Ariko bageze kuri MK original, mwibuke ko bavindi MK original ura no umuhanga cyane, yaje gufata koko icyo gitabo, ubundi arangije arasinya. Akimara gusinya arasohoka aragenda. Akigenda nibwo yaje kugera mu nzu, ubundi akimara kugera mu nzu urugamba induru zibaye induru, aho MK original n'ubundi yaje kwemera gusinya. Ariko nyuma yuko aza gusinya byaje kurangira, bikimara kurangira umugabo wa Marita ahita asohoka, abona Demon barangije baravuga ati ubu ngubu imitungo turayifite, MK original nawe ubwe turamwibikiye. Induru zikivuga, urugamba rwaje kuba urugamba, induru zikomeza kuba induru, ubundi bikomeza guhinduka ikwetaniro ry'amaraso. Bikimara kugenda gutyo nibwo umuvandimwe witwa Nuza yaje kugira gutya ahura n'akaga gakomeye cyane, aho umuvandimwe witwa MK original bakimara kugenda mushiki we Keti yaje, arangije aramubwira ati MK original kuki wemeye gusinya? MK original hari ikintu amwe mu magambo yaje gutangaza bishobora kuzagaragaza yuko izindi filime zizaza zikubiye kandi zikomeye ziteye ubwoba n'amatsiko n'impungenge, aho MK original yaje kumubwira ati hari impamvu. Keti yabimubajije muri aya magambo, yamubajije ati se MK original nyemerera rwose umbwire ni iyihe mpamvu wemeye gusinya? Arangije aramubwira ati impamvu itumye nemera gusinya ati ni iyi ngiyi nimwe gusa, ati umunsi umwanzi azashaka kukwereka yuko ari hejuru yawe, ati uzamureke ajye hejuru yawe. Keti gushatse kuvuga iki? Arongera abisoramo MK original aramubwira ati umunsi umuntu utagusumba azaba ari hasi yawe ariko agashaka guterera hejuru kukurusa, uzamureke aterere hejuru. Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo ntabwo byigeze birangira. Mu gihe MK original yarangije kurirekanya mu byibuka ruguru gato ino filime bayita umusore w'umunyabwenge episode ya 9, izindi episode zizakurikira zizaza ari zo gukubita imigeri, ibipfunsi, imbunda ndetse reka sinakubwira. Izameze
nka filime yitwa Umusore w'umukire. Umusore w'umunyabwenge ikimara kugenda gutyo ntabwo byigeze birangira. Aho ngaho nibwo haje kuza umuvandimwe witwa Cyusa, arangije arababwira ati sayizi ngizi nagira ngo mbabwire ko mfashe umwanzuro, ariko mbere yuko tugera kuri Cyusa ho gatoya ni munyemerere tubanze dutsimbure twikubite imbere gatoya tugaruke ku muvandimwe uwitwa Demon ndetse n'uriya mugabo bafatanyije kwica MK Original. Bavuye kumushimuta, nyuma yuko bavuye kumushimuta baraza barabihisha byose ye barabihisha, birinda kubishyira hanze ku mugaragaro. Nta na kimwe bigeze bavuga, ariko nubwo bwose babihishe umuvandimwe witwa Tofira yagize gutya abishyira ku mugaragaro, agiye kubaza abasha kubigaragaza. Yewega ayi wowe bakomeze kwihangana ibyo babakoreye nubwo bwose bitoroshye. Umuvandimwe witwa Diane yagize gutya ahangara ya nshoreke y'umuhungu. Uwo muhungu akaba inshuti ya Cyusa magara cyane. Aragenda arangije aramubwira ati wowe ibyo wakoze uri umuhungu w'igicucu, wowe ibyo wakoze simba nshaka no kukubona, wowe ibyo wakoze ubundi wakavuye muri MK Original ukajya gushaka irindi shyaka ubarizwamo, ati kuko ntabwo uri umuhanga, ati uri umurezi cyane, ati ndi kureba abantu batatu bose byawe ubundi warangiza ukababangamira, none sayizi ngizi bakaba babuze iyo babishyira, induru zikomeje kuvuga. Ese biraza kugenda gute muri no filime Umusore w'umunyabwenge yandikwa na MK Original kanenosorwa n'igisigure gasa ubundi kaditingwa n'umuvandimwe witwa Kwizera Saidi, ubundi gashyirwa kuri YouTube channel ka prodingwa n'umuvandimwe witwa MK Original. Ingaye nguko Diane yakomeje guhana n'uwo mwana w'umuhungu, induru ziravuga, aho Diane yamubwiraga ati urinjije, ati iyo nza kubimenya ese ubundi abahungu bameze gutyo baracyabaho, ati koko ukwiriye kwifata ugatinyuka ukabeshyera umwe mu bakobwa bateretaga, warangiza ukamubeshyira kuri rwego ukajya gusheta ubuzima bwo kugira ngo baguhereze amafaranga. Uwo muhungu yaje kubihakana, arangije aramubwira ati impamvu nabikoze ati nari mfite ubukene bukomeye cyane kandi bukaze. Nibwo umuvandimwe witwa Nuza yaje kumubwira ati ntabwo wari ukwiye gusheta ubuzima bwanjye, turamenye biriya bintu suzabyongera. Ese biraza kugenda gute ku kinyama cya Nyiranaho cyamaze gutahurwa? Ese MK Original araza kubigenza gute? Ese araza kubarasira nawe narangiza abice abazengereze? Ibyo byose tuzabikurikirana muri episode ya 9 iraza gukurikira uyu munsi saa 12:30. Ingayo nguko munyemerere dukomeze n'amakuru yacu akomeye kandi atangaje. Nyuma yaho ngaho byaje kurangira, ubundi haza kukurikiraho umuvandimwe witwa MK Original ryamenye na Keti ihahandi. Ese mwamubizi yuko ubwo bagiraga gutyo bakagandambanira MK Original, ubundi barangiza bakazana registre ngo asinye, iryo registre MK Original rangije kwiba akayisubiza. Ubundi hano niho hagiye kubera urugamba. Iyi ngiyi nibwo igiye kuba filime, ubundi urugamba rukaba urugamba, induru zikaba induru, ikotaniro ry'amaraso. Ngaye nguko icyo musaba ni kimwe gusa, nimba aribwo ukigera kuri umuyoboro mugari wo tubice n'uko ukanda subscribe kuri no channel fungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana utazigera ucikwa n'ikiganiro n'umunsi n'umwe. Diane yakomeje gutuka uwo mwana w'umuhungu amubwira ati iyo uza kubimenya nushete ubuzima bw'uriya mwana. Ubwo Diane yari yarangije kubibwira umuvandimwe witwa Cyusa, ariko uwo muvandimwe yaje gutera ubwoba umuvandimwe witwa Cyusa, aramubwira ati byanga bikunda byanga bikunda tugomba guhangana kandi tukarwana bitewe n'uburyo ki ibi bintu waje kubikora. Ibyo ngibyo ntago byigeze bimutera ubwoba, aho Diane yaje kumubwira ati uri igicucu, uri umusore w'imbwa, ati bundi no wakabaye kubukundana n'uriya mwana w'umukobwa, ati wowe wakabaye ufite ikindi kintu mukundana atari ko kitari umuntu. Umusore yamubwiye ati nkohereje warning. Umunsi Cyusa yagiye hari ahantu akaza kugaruka amahoro cyangwa se bitari amahoro, ati nawe byanga bikunda ugomba gupfa. Ese ubundi ngayo nguko, ese uwo mugabo niwe wamujyanye? Munyemerere gato nari murashe, ariko nawe nabanze yumve. Ese ubundi yabitewe n'iki kugira ngo abashe gutangaza amagambo ateye kuriya? Yabitangaje gute kugira ngo abashe kubisohora abishyire hanze? Ni urugamba rukomeye cyane, ni nayo mpamvu duhurira hano kuri YouTube channel twa MK and Kamariza, ni ukugira ngo mumenye ibyo mutakamenye muri ya filime batambutse haruguru. Ariko sha muze kwitegura episode ya 10 igiye kuza ikubiye iriya mateka ateye ubwoba. Ese ubundi bizagenda gute? Bizacura iki? Ko ndeba urugamba rukomeje kuba urugamba, intambara igakomeza kuba intambara.
ntambara. Byanga bikunda iyi ntambara tuzayicuruzanyemo kandi tuzayirwana kugeza ubwo MK Original abashije gutsinda. MK Original birangiye aje kwisubiza ya registry n'ubundi bari baramwatse, ubundi barangiza bakamushinyisha. Ese biraza kugenda gute MK Original ko arangije kwibika nagiye kwisubiza imitungo ye ku neza bari abantu bamubangamiye, ibintu bikaza kubakoraho? Ngaye nguko munyemerere inkuru yacu tuyisoreza ahangaha. Inkuru zindi zo nakagaruka ziraza kunyura ku muyoboro mugari wa tubice netwa